Bera, Oui. wari warongorwa nabi ku munsi wa mbere w'ubukwe. Umugabo yandongoye nabi. Yesu, oui. Darana umushyukwe. Ku munsi wa mbere gose. Ku munsi wa mbere kandi twari turaryamana na rimwe. Nuvuga bwari ubwa mbere. Bwari ubwa mbere. Kumwe umuntu aba afite n'amatsiko. Nari mufitiye amatsiko mushaka kandi nawe nari mbizi yaramfitiye amatsiko. Mbarumbwire byagenze bite, byatangiye bite, byaguteguye ate, mbese tubwire kugira ngo n'abagukurikiye babone aho bahera bakugira inama. Urumva twakoze ubukwe nk'ibisanzwe, twatashye nko mu masaa 4 z'ijoro. Tugeze mu rugo, urumva iyo bageze mu rugo umwe bukwe waburangiye. Yego, mukeneye gukora dushe. Naragiye nkora dushe. Icyo gihe narambwiye ngo dukorane dushe, arambwira ngo genda ikore ntacyo ngiye hari ibyo ngiye gutunganya. Byanga ko mujyana. Byanze ko tujyana. Ariko ngiye nabifashe nyine nkaho urumva ukuntu bamwinjiza ibintu mukigushyira ku murongo mukijagaraye. Ndagenda nkora dushe, nawe nyuma aragenda arayikora. Uragenda uracyoza. Numva ndagikunyira. Uragikora. Niteguye umugabo sheri, nayo niteguye umugabo. Urumva bwa mbere twari nasaga neza. Umva mbese nyine umbaze nyine nawe umugabo mugiye kubona na bwa mbere. Nari niteguye noneho mfite umushyuko utabaho. Wari umaze igikingana gute so utabikora? Nari umva umuntu nari maze igende gutegura ubukwe nta mwanya nari mbifitiye. Nese mwari mutararyamana igihe cyose Bari tutararyamana kuko ntabwo yari ari mu Rwanda, yaje ubukwe bwegereje aza ndi muri stress. Umukundana n'umutipe wo hanze akaza mujya mu bukwe. Urumva yaje turi muri stress za nyuma nta mwanya twari kubona. Urumva umwanya iryo joro niryo twari twiteguye ko turi bubonane byanyabyo. Mana yanjye mbarumbwire. No kujya muri dushe rakaraba. Kujya muri dushe ndakaraba, nahoza muri dushe icyo kujya haraza. Yego yagiye yo mvuyeyo. Nuvuga ngo wari utaramubona ubwambure. Ni ntaramubona nawe atarambona. Igihe cyo kuryama kiragera tujya mu buriri. Acyambaye se? No, nyine yumva yambaye imyenda yo kurarana. Wari utarabona agapike utarabona ikintu kimwe. Ngiye urumva nari nshabutse kumurenza we yari umuntu utuje. Ninjye wamutiye imyenda muzana se urara wambaye imyenda. Arambwira ati birumvikana ntabwo nawe nabonye umugore ngo ntumeze ndaye nambaye imyenda kandi nararaga nyambaye ndi umusore. Ariko ubona nyine ari shy. Mbona ari umuntu nyine niko yarasanzwe ateye. Ako yumvaga mu gikorwa cyo mu buriri nari bumutinyire nk'umuntu w'umugabo. Kuko nzi ko abantu b'abagabo kuri kiriya gikorwa ari abantu bisanzura. Umugabo rero turatangira turategurana bisanzwe nk'abantu bagiye gutegurana. Imva byarabizi kuko gutegura byo no kuvuga yarabizi. Gutegura yarabizi. Twarateguranye ngiye kumva numva muzi kwibere. Ararisomye. Yego. Mbese nyine yaranteguye ku buryo numvaga nibigera ku gikorwa nyirizina araba ari umuntu nyine ubirimo neza. Aransomye. Umva arabizi. Numva arabizi, numva nta kibazo. Ese ntabwo wamukoragaho, wari utaramukora ku bintu ahantu hose. Kuko nawe yari ataratinyuka kunkoraho nanjye nabaye ndetse kugira ngo musomana gusa. Umuntu mubonanye bwa mbere abakirimo ubwoba ntabwo uhita utinyuka ngo umukoreho hose. Nawe yari akiri kumfata ku mabere. Nawe atarakora ku kibuno. Akiri hejuru mbese twari tumeze nk'aho aribwo tugitangira nyine. Ariko mbere yaho muri uwo mwanya nigiriye inama. Inama imeze ite? Ndavugana ariko se aba diaspora ari ibintu bakunda. Ndavugana uwamukorera akantu ku buryo ahita avuga ati nijye ushatse. Nawe ukamwemeza. Namwemeza ku buryo avuga ati umuntu muhuye bwa mbere nibwo ahita avuga uti umuntu arenze cyane. Iyo utamwemeje ku munsi wa mbere ibindi abibona nka bya bindi bya mbere. Ndavuga wamukorera akantu karenze ku buryo azajya ahora ahumbuye nubwo yaba yaragiye kuko si umuntu twari kujya tubana umunsi ku wundi. Ndamubwira uwamusisa aranyemerera. Mbarumbwiye ukuntu wabivuze nyine. Narabimwongoreye nyine turi gusomana njya mu matwi ndabimwongorera arabyemera. Sheri nyimukoraho nawe Kigeli yiyambuye se? Yego umva twatangiye karese yiyambuye. Nyimukoraho sheri numvisha afite akantu kangana n'urutoki. Ndumirwa nibaza ukuntu akantu ndi bugakoreho birantangaza
kandi umubiri yari afite ntabwo nakeka ko ari umuntu waba ufite akantu kangana gutyo. wowe uramureba ukabona ni igisore cyiza, akavuga ni uti igisore cyiza, ntabwo yaba adafite ibikoresho. numvaga ari njye muntu ufite umugabo mwiza, kwa kundi turebera inyuma ukumva umuntu nyine n'imbere ni sawa. kandi sha ngo biriya bikoresho ngo ntabwo babipimira kuri taye. reka nabonye ntaho bihuriye. N'umusore w'ibogari, umusore w'ibogari, njye numvaga nyine ahantu hose ameze neza. sinkoze ukikabona ukabona nagahera, ntabwo wese urishika peti. nashitse apeti, nanze kubimwereka, nanze kumwereka, ndavuga ni ubwo busa ubutumbi, reka ngerageze. yesuwe uravuga uti ubugabo si ubutumbi, reka hari igihe yageramo ikakwemeza. ndavuga ubwo busa ubutumbi ko hari n'igishoboka kuba nyine ntihagire icyo ikora. icyo ukoze nanone ubwo nakoze ibyo nkora, urayonka, ndayonka. wabonaga icyo wonka se byibuze ariko naronkaga numva ni nk'urutoki rw'umwana rundi mu kanwa binca intege, ariko ndavuga ni uyu mugabo n'ubundi niwe tuzamarana ubuzima bwanjye bwose, reka ngerageze. ndagerageza. none ikintu cyantangaje, we ntabwo we yagusomye mu bintu. ntabwo uwo mwanya tugize tuwubona, ntabwo umwanya tugize, ntabwo tugize tubijyamo. we wahise ambwira ngo ni ingarame. Mugarame ku buriri. yego. yarambwiye ngo ni ingarame, ngo arumva agiye kurangiza. kandi wari uri kumusisa. yego. yari agiye kurangiza uri kumusisa. yarambwiye ni ingarame. wanjye yayishyizemo, numva nta kintu kindimo. uravugisha ukuri mwana we. numva namubaza ni se kutari kuyishyiramo, ko nta kintu ndi kumva ko utayishyiramo bimeze bite. umushyukwe napfuye, mwana yanjye grave nashize muri uwo mwanya. wabyifashe wabyakiriye gute? njyewe nagize ngo nagize ngo hari ikintu ahugiyeho kiri gutuma itajyamo. ndavuga se ko nzi ko nanjye mfite umushyukwe noroshye, nta kibazo hafite, katari bugombe kwigora, kuki itari kujya mu kumba umutipe ahubwo wenda no kurangiza. wegeze mu gikorwa kare. ageze mu gikorwa kare, navuze se ibi ni ibiki? ndumirwa. ubu si yo turu byibuze yamaze nk'iminota ingahe? akimara gushyiramo nta n'iminota 5 byatwaye. njye byarantunguye ku buryo navuze ubu nibwo buzima ngiye kubamo. wagiye kubona avuye harangije. naravuze ubu nibwo buzima ngiye kubamo, azajya anjyaho mere nk'umuntu ugiye kurongorwa, umugabo mbone araryamye. none ikintu cyambabaje, beho ni wa muntu utita ku muntu. bera ni wa muntu urangiza akagwa nk'igiti. nese nta nubwo yigeze akubaza ati se warangije? ni wa muntu urangiza akagwa nk'igiti, mu gihe abatipe bazi ubwenge arangiza akakubaza ese sheri umeze uti, warangije uriyumva gute, vuba akakubaza se warangije. we ni wa muntu urangiza akakuvaho nk'umuntu yarafashe ku ngufu akahita agona sheri, akagwa nk'igiti akahita agona. mva naramurebye asinziriye. nese gra uyu mugabo wafite amafaranga, nicyo kibazo. uratuma umugabo ufite amafaranga umuntu katakurongora neza. urugo no kurongorwa. urugo niba nzajya muca inyuma, nanone se wamuca inyuma kugeza ryari? nanone nicyo kibazo. umwaka 1, 2, 3 umuntu mugiye kubona ubuzima bwose akaba atazi kurongora n'iminota 2. basi yaba anayifite ahari bari kuzumuka, wenda bari kuzamugurira na ya miti yongera akanyabugabo. none ikibazo nayo ntayiriho, niyo afite nto ntazi kwikoresha, byibuze ngo anakwiteho ubone yanaguhaye keya. mugani niyo kaba ari agahera mbega kurongorwa nabi ku munsi wa mbere. barumbwire uwo munsi wararyamye urasinda. naraye nkanuye ijoro ryose naraye nkanuye. wibaza uzi ikintu cyambayeho se bera? nahise ntekereza wa mutipe twakundanaga. yego natekereje wa mutipe twakundanaga. Eric waramutekereje avuga uti ndeba ukuntu namwanze mbonye mu diaspora. cyakoze Eric ngo yakurongoraga neza, warabimbwiye. yakurongoraga neza ariko yarakennye, kandi abizi ubuzima nari mbayemo nkeneye umuntu byibuze unyereka ko afite ejo hazaza. mbonye mu diaspora ndasara, dore ngaranira umushyukwe we. naravuze se mbyuke njye kureba umukozi wanjye.
ubyuka ujya kureba Eric mbyuka njye kureba Eric simpamagara Eric yarandakariye ngo naramutaye yarakwanze mwarashwanye ariko natekereza ukuntu Diki yimeze rahira mana we natekereza n'umuhambo ndyamye imbere n'umudagaramye mana we n'umudaga arimo aragona shaka arimo aragona ariko nawe natekereza amafaranga afite natekereza ubuzima ngiye kubamo natekereza ubuzima ko iwacu nzabahindura ubuzima ngavuga nzihangana ndongorwe nawe ubuzima bwanjye bwose kugeza byambereye umunsi ijoro ryanjye ry'ubukwe ryambereye ribi neseka nkubaze gra ko ari wavuze ngo urashaka abantu bakugira inama uragiye nyine bakugira inama y'iki uri kwibaza niba uragumana n'umugabo niba uragiye wishyura Eric ku ruhande mukabikora nyine inama ushaka ko bakugira ni iki inama nshaka urumva kubaka urugo hari ibintu byinshi umuntu aba yigomwa urumva kurongorwa umukobwa ararongorwa ariko shaka urugo kugira ngo ubyare ariko uko kubyara uba ukeneye n'ibyishimo mu rugo ibyo byishimo rero kuko n'undi wari kubyara utagiye n'undi nari kubyara ntagiye mu rugo ariko nta byishimo mfite mu rugo rwanjye mbese abakozi ndabashihura kubera kutarongorwa neza nta byishimo mfite habe namba ejo bundi meruka kubona inyandikira umbwira ngo noneho ugiye kwaka gatanya ngo urabona utabivamo ntekereza gatanya ariko natekereza ko umugabo wanjye nta kindi kibazo cyose ibyo cyo mu buriri ahandi uzi n'umwana ubwoba burandiye ese ndasenya iwacu baravuga ko nsenya kubera iki ese ndasenya ari bugikora ubukwe ukwezi kumwe ibaza ukwezi kumwe nta munsi n'umwe ndishima nta joro na rimwe ndishima basi abantu bari kutwumva batugira inama y'ikintu Grace yakosha gramara nanjye sinzi ngo naho ese nsubire kuri Eric njye muci inyuma ese nihangane cyangwa utegereze ubanza ubona amafaranga yakure kuri iki kigabo none nyuma usubirane na Eric ariko se nanone kari icyaha urabukoze urabumuhemukiye kandi nawe niko yisanze si wowe wiremye batugira inama bambwira icyo gukora